hano mu rusengero iyo waje ugakoropa mwabanebwe mwebwe mutazi gukorera Imana. Iyo uje ugakoropa urusengero rwa hano mu rusengero ugakoropa hano ntabwo bihwanye no gukoropa iwawe, kuko iwawe iyo ukoropye iwawe ntabwo bakwandikira mu ijuru, ariko iyo ukoropye hano mu rusengero mu ijuru bahita bandika ngo runaka yakoze umurimo w'Imana. Niyo mpamvu abantu bakwiye kujijuka bakamenya gukorera Imana. Ntabwo gukorera Imana ari ubupastoro, bamwe bajyaga banabirwanira batekereza ko harimo indamu, ariko ndagira ngo mbabwire yuko gukorera Imana biri mu buryo bwinshi. Iyo wajyaga IKABERA ntabwo wifuzaga gutaha, habaga igitaramo cyabaga munsi y'igiti cy'umwembe, ntabwo washoboraga kuba muri icyo gitaramo ngo nugera ahandi hantu uzongere gufashwa n'indirimbo. Ubu gufashwa kwanjye biragoye, mbabwire ngo kugira ngo muririmbe mfashwe birakomeye cyane. Warabaye mu gitaramo cy'IKABERA, baririmbaga bakomaga mu mashyi ukagira ngo ni ibyuma barimo gukubita, habaga ibintu biteye ubwoba, bakubitaga ingoma y'umurishyo umwe ukagira ngo ibitangaza. Habaga umukecuru, habaga umufurero-kazi witwaga Royisi yavuzaga ipenda, mwebwe ngo muzi kuvuza amapendo, ntabyo muzi rwose. Iyo mbyirutse numva agahinda kanyishe n'amarira akenda kuza mu maso. Rero ntabwo twebwe tuzi gukorera Imana. Hari igihe umurimo rero wari ugiye guhagarara IKABERA. Aho ngaho mbabwira IKABERA hari umuhanuzi wamaze imyaka 24 atarya atanywa adasaza adahindura imyenda adaca inzara, igitambaro kitava mu mutwe, isaha itava ku gihe. Imana yarabihagarikiye, aho yabihagarikiye abariko bikomeza kumera. Yarangirije urugendo hari igitaramo narabibabwiye, ababyeyi babaga igitaramo baje hano mbizi neza habereye igitaramo cyabo. Hari abakobwa basaziye mu murimo w'Imana, baragiye bakira abakobwa bajya mu mirimo w'Imana kubera kunezererwa cyane, baragenda bakorera Imana bashiduka imyaka yarabarangiranye batagishoboye gushaka. Murumva ukuntu byari bimeze. Nagezeyo nayo nafashe umwanzuro wo kujya kugumayo nanjye nasezeye iwacu, hanyuma Imana ntiyabyemera. Nasezeye nuko nanavuze nti umva ibyo mbabwira mwebwe ntabwo mushobora kubyumva, ariko wenda uriya musaza wavuye, uriya mugabo wavuye iriya ashobora yenda kubyumva kubarusha. Noneho umurimo ugiye guhagarara, Imana ibwira Mariamu uwo muhanuzi, kuko yamenyaga ibintu bikomeye, yavaga mu mubiri akagenda akajya gutambagizwa, akajya kureba imirimo ikorerwa mu matorero no ku bantu. Ngo Imana yashakaga kumwereka ibiri bubere hano isejemu. Yaramujyanaga n'abamarayika babiri bamugendaga iruhande, mujye mwakira abashyitsi wanyu, akandi nta kwibagirwa nuko mukwiye no kujya mumenya kurinda ibyo mwakoze. Anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, neema itaisha kamwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tazama kweli ye, tazama yupo pamoja nasi, neema itaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wake, sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amina. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amina. Ikiwa giza mara nyingi na jua likifichwa, na tukijaribiwa huku majuani kwa muda, mbinguni hatutaona
kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amena. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amena. Na tusisumbukie tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa neema yake Mungu. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu. Haleluya, 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 amena. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu. Haleluya, 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 amena. Ikiwa vema huku chini kutegemea Yesu, furaha gani huko juu kuona uso wake. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 tutaiona tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 amena. Ubwari byiza muri Yesu, kwizera umwami Yesu, bizamera bite mu ijuru tubonye uburanga bwe. Nukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya, 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 ashimwe. Nukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya, 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 amen. Haleluya, oh haleluya, haleluya, impanda. Wanasifiwe sana. Ngubwo twishimye gutya tukiri hano mu isi, ngo mbese bizamera bite ngo tubonye ubwiza bwe. Haleluya, ngo nukuri tuzanezerwa tubonye ubwiza bwe budashira. Andi umuririmbyi w'igiswahili yararirimbye ngo tutakuwa tunajazwa kwa kumutazama, ngo tuzajya duhita twuzuzwa nitumubona. Amen. Niba ari ibintu biryoha bibaho. Ye naragerageje buriya mubona nari utuntu twishi utuntu n'utundi. Ibiryo byose hafi ya byose nariyeho. Umva nariye n'inyama y'inzovu. Mwebwe mwari mwayiryaho? Umva nariye ibintu byinshi, nanyoye ibintu byinshi. Umva nakoze utuntu n'utundi, ariko nukuri dore ndaha nta kintu kiryoha nko kwakira Yesu. Nta kintu kiryoha kibaho mu isi. Umva muzagerageze, mfite n'umugore. Umva nta kintu kiryoha nka Yesu. Nta kibaho nukuri, nta kibaho, nta nikizabaho. Kera tugira abagatulika twajyaga turimba ngumva ngo araryoha, ngo mwami wacu, ngo umubiri we n'igihaza bose, ngo amaraso ye nikimara nyota. Umva ngo araryoha,
tukiri gaturika niko twajyaga turirimba, ariko abaswa burya yicwa no kutabimenya. Birigaramu nawe yaravuze ngo Yesu ngo aryoherera kuruta ubuki bw'inzuki, ngo agahumura neza kuruta uburabyo bwo mu gisambu. Yesu araryoha n'ukuri, kandi n'ukuri yarandyoheye. Ye yatandyohera simba nk'ibirime bibintu, ariko Yesu yarandyoheye arongera arandyohera. Kera ntago najyaga nseka ntarakira Yesu jewe, nasetse ngeze kwa Yesu n'ukuri. Kera ntago nigeraga, ntiwashoboraga kubona iryinyo ryanjye. Umuntu wabonaga iryinyo ryanjye ni umukobwa umwe gusa wari inshuti yanjye wenyine. Namaraga gutandukana nawe ngahita mba umuravumba, sinasekaga. Reka nagendaga nshyize uku kuboko mu mufuka, hanyuma akangaka gafashe isegereti. Hari umukono twagenderagamo twitaga ngo ni umukono w'abazungu. Nagendaga nihengetse, agasegereti kari mu mfuka nagendaga meze ni. Impamvu twari twarahengamye, iwacu hari umusore wamanutse mu giti hanyuma agwa hasi. Aguye hasi agwira urutugu rurahengama. Noneho akajya agenda ahengamye rero. Akagenda ahengamye, twese tugira ngo ni amafiyeri. Abasore bacu twese rero twagendaga twihengetse n'udusegereti, tugenda twihengetse ukuntu mbese ngo turimo kugenda nk'abantu b'abasirimu bahatari. Nagira ngo mbatangarize yuko intugu zanjye zagororotse ngeze kwa Yesu. Haleluya! Niho zagororotse ngeze kwa Yesu, niho zagororotse maze kumva ijambo rimbwira ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi zose ngo bazabibishingwe, ngo habe umunsi uzabatwika nk'itanura ry'umuriro, ngo ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Niho urutugu rwagororotse rureshya n'izindi. Bana sifiwe sana. Yesu rero araryoha n'ukuri, araryoha. Yo nafashijwe cyane aragakorasi, kandi njya ndirimba gakomekeza cyane ngo yandutiye byeri na za mitsingi, ni nayo mpamvu nk'igikoma ndetse naho nacyo cyabura, yewe nanywa amazi nkamushima Yesu. Yandutiye byeri na za mitsingi murata, yandutiye byeri na za mitsingi, ni nayo mpamvu nk'igikoma ndetse naho nacyo cyabura, yewe nanywa amazi nkamushima Yesu. Yandutiye byeri na za wisiki murata. Haleluya! Yesu araryoha n'ukuri. Yesu araryoha, umva araryoha we. Hari igihe kimwe nigeze kujya mu masengesho, hanyuma ngeze mu masengesho kubera kundyohera cyane, ndaseka ndisetsa ndi njyenyine mu masengesho nk'uwanyoye urumogi. Muzi umuntu wanyoye urumogi aseka nta gahunda nta n'umusekeje. Nanjye nigeze guseka mu cyumba ndi njyenyine, mu cyumba cy'amasengesho ndaseka nanezerewe, yewe numva ibintu biryoshye muri njyewe bisinzi iyo bivumbutse. Yesu araryoha rero. Niyo mpamvu ntari namuvaho kugeza uyu munsi. Nakijwe ndi umusore. Hari abantu bamwe bajya bambona narashaje mfite uruhara bakagira ngo namye mfite uruhara. Oya, ndatekereza ko impanda munsi nkigera i Kigali najyaga nza mu cyumba cya hano kera cyabaga ku wa kane, hari nari ngifite imisatsi myinshi. Pasteur ubona nari mfite imisatsi rega, ntugatekereze ko nari mfite imisatsi myinshi. Mfite imisatsi ifite bogi derrière hano hejuru itukuye, icyo bita cheveux doré, itukuye hano hejuru. Nari umusore, kandi ubona ntutekereze ubona mfite iminkanyari, ntutekereze ko ari ukunamye. Nari umusore mwiza. Umva, nari umusore mwiza, wongere ngo mwiza. Ikibabwira ko nari umusore mwiza, attention mujye mwitonda mwabana. Mwari giye tubwira abana ngo bakizwe neza, bakatubwira bagatangira bakatuminimiza ngo vie, ngo rega ngo vie, ngo ibyo ngo rega ni by'abavie ngo mwebwe. Ariko twebwe twakijijwe turi abasore. Ngiye ntabwo nakijijwe ndi umugabo, nakijijwe ndi umusore muto ufite nk'imyaka 23 nine, niho nari ntangiye ku musore mwiza. Kandi twari dufite orchestre nacurangagamo. Buriya ibyo gucuranga mbizi neza, abacuranze iyo babyishe cyangwa bibashyizemo amafiyeri, ndavuga narataye muratora mwebwe. Nari umusore. Cyambwiye ko nari umusore mwiza Pastor nuko hari abakobwa bankundaga ntabizi. Noneho bakabwira ba mama wacu ukuntu nari mwiza. Attention, ukuntu nari mwiza, nari umusore mwiza. Nuko icyabimbwe na mama wacu, mama wacu barambwira ngo ninze tugendane mu nzira, ngo iyo turi kumwe nabo ngo baranezerwa kuko ndi umusore mwiza.
hakaba abakobwa bamwe bankunda cyane barangiza bakabwira abashiki ba mama wacu bakavuga ngo shango buriya ngo tubonye ngo ngeyo muye na Royce ngo igitima kiradiya kubera kumukunda ubwo murumva ntari mwiza. Haleluya. Kandi nubu umva kandi nubu nubwo nshaje kame murabona ko ntari mubi sore mwiza. Rero mwami Yesu atugirire neza kwari kugira ngo museke nimumara guseka mubone uko munyakira neza. Nagira ngo mubanze munyakire mu mitima yanyu neza hanyuma nituganira mubone uko mufashwa. Ariko Yesu araryoha. Nukuri dore ndaha abahungu mwebwe mutazi bya Yesu neza n'abakobwa mutekereza ngo buriya ngo dushatse abagore ngo buriya ngo niho twaryoherwa cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko Yesu aryoha kurusha umugore. Nta n'ikintu ushobora kumva kiryoshye nka Yesu wabona mu isi, ntikibaho, nta kibaho. Maze ngo batijwe mu mwuka wera we ayiwe man, ntabwo ari zo nyigisho nateguye muri iki cyumweru. Imana nibishaka tuzongera. Tumaze iminsi 3 tumaze hano twize ijambo ryitwa gukorera Imana. Ku batari bahari barimo nka korari impanda benshi mwaje none, tumaze iminsi turimo kwiga ijambo ryitwa gukorera Imana. Twaritangiriye muri Yohana 12 n'umurongo wa 26 hatubwira ngo umuntu nankorera ankurikire kugira ngo aho ndi niho umugaragu wanjye azaba, kandi umuntu ngo nankorera data azamuha icyubahiro. Murabizi ko icyubahiro ari cyiza kandi abantu bo mu isi bose baragikunda baranakimaranira, ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo Yesu yadusezeranije. Dufite ikindi cyubahiro tuzahabwa. Yesu arimo kutuvuga imyato abazaba barabaye indahemuka ku masezerano. Yesu azaduha icyubahiro kandi azadushima. Ariko sibyo ndimo kwigisha uyu munsi, ndimo gushaka kubigisha yuko dukwiriye gukorera Imana, kuko imirimo dukora murabizi yuko ari nayo izaduherekeza. Niko umwanditsi w'ibyahishuwe avuga ngo nuko hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka nawe baravuga ngo ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Abefeso 2:10 twasomye haratubwiye ngo kuko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Ayo niyo magambo twize kuwa kangahe, kuwa kabiri. Kuwa gatatu ejo twize ijambo batubwiye mama yatubwiye uriya ngoma za 2:32 n'umurongo wa 25 na 6. Hatubwiye ngo Hezekiya ngo ntiyitura ubuntu yagiriwe. Imana yari imaze kumukiza abanzi, imaze kumukiza Senakerubi n'ingabo ze, imaze kumukiza indwara imwongeye 15, nuko afite ubukire n'icyubahiro n'ubukungu bwinshi, ariko ngo ntiyitura ubuntu yagiriwe. Niryo jambo twasomye. Hanyuma dusoma no muri Yohana 1:16 haravuga ngo ubuntu amategeko yazanywe na Mose, ngo ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Kristo. Ibyo yaduhaye ni ibyo byari bimwuzuye ngo nibyo yaduhayeho, ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi. Ko batari bahari ntabwo nashobora gusubiramo izo nyigisho none ngo dutahe, ariko icyo nashaka kubabwira nuko twahawe ubuntu kandi ubuntu bugeretse ku bundi. Tugomba kwitura ubwo buntu twagiriwe, ntabwo tugomba kureka gusa. Uyu mwanya rero tugiye gusoma irindi jambo. Ndashaka ko mufata za Bibiliya zanyu hanyuma mugasoma tugasoma. Twavuze amagambo menshi ubunyasubiyemo ntabwo natahira yo ngayo kuyasubiramo, ariko reka dusoma ndi ari mu Baheburayo 13:16. Umuntu uzi gusoma neza nasomera iryo jambo riri mu Baheburayo mu rwandiko rwandikiwe Abaheburaniya ibice 13 n'umurongo wa 16. Jewe ndize mu mutwe n'ubu narisubiramo mu mutwe. Haravuze ngo kugira neza no kugira ubuntu nimukabyibagirwe. Soma kuko ibitambo bisa bityo kugira ngo bumve ko reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. 13:16 kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Ugihagaze soma Yakobo ibice 2 n'umurongo wa 14 urasomaho amagambo menshi ugeze ku murongo wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Urahindura urupapuro nk'ebyiri gusa. 2:14 kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora?
bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yavuga ati weho ufite yazavuga ati weho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Dore na maraya uwo Rahabu, mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Amen. Niko no kwizera kumeze iyo kudafite imirimo kuba gupfuye. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera kutagira imirimo kumeze nk'uko abadayimoni. Hari abantu bizera nk'abadayimoni, turabisomye kandi ariya magambo ni amagambo yavuzwe na Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu. Hari abantu bamwe batazi yuko na Yesu yigeze kugira bene nyina, ariko Yesu yagize bene nyina bavuka kwa Yosefu, batavuka ku Mana Data. Yesu yari ikinege ku Mana na Bikira Mariya, ariko nyuma yuko Yesu avuka kwa Bikira Mariya n'Imana, Yosefu yarongoye umugeni we Mariya, kuko Bibiliya iravuga ngo marayika yabwiye Mariya ngo nturongore umugore wawe kugeza aho azamarira kubyara. Yabwiye Yosefu ngo nturongore umugore wawe kugeza aho azamarira kubyara umwami Yesu. Nukuvuga ngo amaze kubyara Yesu, hanyuma niho Yosefu rero yamurongoye rero abyara abandi bana barimo na Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu. Kugira ngo ubyemere cyane, niba utarasomye mu Bagalatiya igice cya mbere n'umurongo wa 19 niko havuga ngo keretse Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu. Uyu nguyu mwene nyina w'umwami Yesu yabanye na Yesu, ntiyanamwizeye icyo gihe bakiri kumwe, ahubwo yamwizeye yaramaze gupfa, yaratashye mu ijuru. Yesu yaramaze kugenda, yarazutse. Niho Yakobo yakurikiranye aravuga ati urya muntu twabanaga burya ntiyarasanzwe, yari umwana w'Imana, twebwe tukaba bene Yosefu. Aramwizera. Uyu Yakobo niwe wabaye umushumba wa mbere w'itorero ry'i Yerusalemu. Mwibuke yuko mu byakozwe n'intumwa 15 ubwo intumwa zari zirimo kujya impaka z'abanyamahanga z'icyakorwa, Yakobo yafashe ijambo rya nyuma aravuga ngo umva, nanjye ndumukuru mwene so, mwere gukoreza abanyamahanga imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera, ahubwo mubabuze ubusambanyi no kurya ibinizwe n'amaraso, ariko mwere kubakoreza imitwaro basogokuruza batikoreje. Nashatse kubereka yuko Yakobo uyu nguyu yarazi icyo gukora kuko yabanye n'umwami Yesu. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Bibiliya iravuga ngo
yewe Teofile mwiza we, ndagira ngo nkubwire muri rwandiko rwa mbere cyangwa muri cya gitabo cya mbere ibyo umwami Yesu yakoze n'ibyo yigishije. C'est-à-dire nashatse kubereka yuko Yesu ari mu isi yarakoze kandi aranavuga. Ntabwo rero Yesu yavuze ubutumwa gusa, ahubwo yaranakoze. Akaba ari nayo mpamvu nifuje ko muri iki cyumweru cyangwa muri iyi minsi maze hano twiga gukorera Imana, kuko abantu benshi barakizwa, bamara gukizwa bakicara mu rusengero gusa, bagasanga urusengero rwaruzuye, bagasanga intebe zirahari, nabivuze n'ubushize, bagasanga ibintu byose birateguye, ibyuma bya muzika, bakaza bikubita mu muziki gusa, ariko ntibamenye aho byakomotse, ntibamenye aho byavuye, ntibamenye yuko hari abandi babikoreye, ntibamenye ko hari abandi babiteguye bo bakaza bakiyicarira gusa. Niba mukurikira amagambo nagiye mbabwira, nababwiye yuko kugira ngo tube turi hano uyu munsi wa none mu itoro rya Pentecote, hari abazungu b'Abasuwedwa n'Abanoruveje bitanze bava iwabo, basiga byose, basiga inshuti n'abavandimwe, basiga imiryango, baza mu mashyamba yo muri Afurika. Abenshi bishwe n'intare, bicwa n'inyamaswa, abandi bishwe na za malaria na za tsetse. Imva zabo zibitse hano muri Afurika, ari n'iziri iruhande rw'insengero za Pentecote ADPR. Rero kugira ngo tubeho, hari abandi babyitangiye, hari abandi babimeneye amaraso kugira ngo jewe namwe tubeho. Kera Abasuwedwa mwebwe ntabwo mubizi, muracyari batoya benshi. Abasuwedwa bajyaga batuzanira imyenda, bakazana amakote y'abapasitoro n'abarimu n'amakabutura n'utugare, bakazana n'amabati twajyaga dusakaza insengero. Hari na zimwe n'uyu munsi wa none zisakaje amabati y'Amasuwedwa akomeye cyane, ushobora kugendaho gutya ntari igiti. Abo bagabo n'abo bagore baritanze cyane, bagatanga n'imyenda yabo, baragendaga bagasaruza imyenda muri bene wabo, mu bakristo bagenzi babo, barangiza bakayipfunyika muri za ambaraje, muri bya bintu byabigunira, bakatuzanira bakaduhereza. Uyu munsi wa none mbabwira ntabwo bikiri uko nguko, ntabwo dukwiriye gukomeza gufashwa. Ndagira ngo mbatangarize ko ukuboko kusaba guhora munsi y'ukutanga. Mukajye munezezwa no guhora musabiriza no guhabwa gusa, kuko ukuboko kusaba guhora munsi y'ukuboko kutanga. Kumenyera guhabwa ni bibi cyane, ni n'umuco mubi, nta nubwo ari mwiza, ni umuco mubi cyane. Ahubwo dukwiye kumenya gukora, kandi tukamenya gukorera Imana. Gukorera Imana kandi nta nubwo biruhije, n'umutwaro wa Yesu ntabwo uremereye, kandi ibintu byose dukora inyungu ni zacu, nta nubwo ari iz'Imana. Kubera iki? Kuko Imana yo irihagije, nta kikennye, nta kishonje. Ejo narababwiye ngo amafaranga n'amaturo mutura ntabwo ari Imana iyarya, ntabwo ari Imana iyarya, ahubwo bayahamo abantu b'Imana tukaryaho, abapasitoro tukaryaho, kaguramo n'agasukari tukanywa, nkaza kubwiriza ubutumwa bwiza nanyoye na ka cyayi, nambaye na neza. Ubunze nambaye nabi ntimwabura kunseka ndabizi, ariko iyo nambaye neza murishima mukanezerwa mugafashwa. Kandi iyo nambaye nabi namwe birababaza, abazi kunegurana bakaneguranaho kugira ngo bangirire ubuntu. Rero Imana idufashe, dukwiye kumenya gukorera Imana, dukwiye kumenya gukora, ntidukomeze kuba abanyabute cyangwa ingumba cyangwa abanyabute ku byo kumenya gukorera Imana, kandi ntitwimenyereze gukorerwa, ahubwo natwe dukwiye gukorera abandi. Yesu, Bibiliya irambwira ngo Yesu ubukire bwe yarabutanze, yihindura umukene kugira ngo ashobore kuturokora. Donc yaritanze, ubukene bwe buduhindura abakire, kubera ko yatwitangiye akaza kuba umukene no gucishwa bugufi kubera jewe. Ni nayo mpamvu dukwiye kumenya gukorera Imana. Bibiliya iratubwiye ngo nuko kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, ngo kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Ukuvuga ngo iki kera iyo batambaga ibitambo bazanaga amapfizi n'amasekurume y'ihene n'intama n'ivu ry'iriza, bakabishyira ku bitaniro bagacana. Babicana, imyotsi ivuyemo igahumurira Imana neza, Imana ikabinezererwa, Imana ikishima kuko bayihaye ibyo bitambo. Mu isezerano rishya rero mambo imegeuka, ibintu byarahindutse. Niyo mpamvu dusomye ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, ngo kuko ibitambo bisa bityo bigiye gusimbura za ntama na za hene na ya masekurume na za nka. Noneho ngo ibitambo bisa bityo ngo binezeza Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ni ibintu bibiri, kugira neza no kugira ubuntu, ngo ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Iyo tugize neza
kugira ineza. Kugira neza no kugwa neza biratandukanye. Kugira neza no kugwa neza byombi biri mu byanditswe kandi, ariko hano turavuga kugira neza. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Imana inezezwa n'abantu bagira neza. Imana inezezwa nuko tugirirana neza. Rero kugira neza mu bintu byose abantu baseje mu mukwiye kumenya, mukwiriye no kumenya kugira neza. Umugabo umwe witwa mbaherutse kumpa amakuru ye, uriya musirikari uririmba muri Yehova yire Muvunyi Hippolyte niko yitwa. Baherutse kumpa amakuru ngo Imana ngo yaramubwiye ngo Muvunyi nzaza kugusura. Nzaza kugusura rwose, witegure nzaza kugusura. Noneho Muvunyi ngo aritegura rero, amara iminsi ngo yiteguye yuko agiye kuzasurwa na Yesu. Noneho umunsi umwe yarabyibagiwe, agiye abona umuntu w'impumyi ngo araje. Abona impumyi iraje irakomanze kwa Muvunyi Hippolyte. Akomanze noneho baramukingurira. Babona ni impumyi. Bagira amahirwe baramwakira, bamwakira neza, ngo nuko baramwakira. Aragenda aravuga ati ndaje ngo munshumbikire. Uraje ngo tugucumbikire? Batego uraje ngo turaje ngo ducumbikire. Ngo nuko ngo abaho ngaho, Hippolyte akajya amujyana kuri toilette, Hippolyte akamujyana ku meza amufashe, akamugaburira, akamwuhagira, amugirira neza. Ngo hashize iminsi mikeya ngo nuko murakoze ndagiye murabeho, ngo murabeho ndigendeye. Ngo babona aragiye. Hanyuma ngo Muvunyi ageze aho ngo hashize iminsi ngo agasenga ngo akabwira Yesu ngo ariko Mwami Yesu ko wambwiye ngo uzansura, none ko utansuye bimeze biti? Hanyuma ngo Mwami Yesu ngo aramubwira ngo ariko naragusuye vraiment nuko utabimenya, ariko naragusuye jewe. Ndate se wansuye ryari? Ntabwo si wa muntu umaze iminsi hano se, wa wundi umaze iminsi ujyana kuri toilette, wa wundi umaze iminsi ugaburira, wa wundi umaze iminsi wuhagira, ntabwo wamenye ko ari ngewe wagusuye? Burya ni ngewe wagusuye rero. Bibiliya ikambwira ngo nuko abantu bamwe ngo bakiriye abamarayika batabizi. Bibwira ngo ni abantu barimo kwakira, naho ni abamarayika bakiriye batabizi. Rero kugira neza no kugira ubuntu bandugu zangu ntimukabyibagirwe, kubera ko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Hari igihe nigisha utuntu nkumva turandyoheye nanjye ubwanjye. Ngo nuko kugira neza no kugira ubuntu ngo ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Yewe ubu nizo utuntu twinshi narabibabwiye ko nzajya mbasangiza n'amakuru, kuko mfite n'inararibonye. Nkunda kubwira abantu ngo uruhara ntabwo rwaziye ubusa. Haje uruhara havuye ibintu by'ubwana. Kandi umuntu aba afite experience, kandi l'experience lansage. Inararibonye ihesha n'ubwenge. Umuntu amenya ubwenge kubera ibintu byinshi yanyuzemo. Rero twarigishijwe, nababwiye ko nagiye ku muhanuzi witwa Mariamu muri za 89, ariko yagiye atwigisha amagambo menshi. Mba nshaka kandi ko aya magambo muyafata nk'uko nayafashe, kandi impamvu yanayafashe nuko yamfashije. Narababwiye ngo yaratubwiye ngo abantu bamwe ntabwo bajya bamenya gukorera Imana. Donc aduha urugero, atanga urugero rwa za butike. Murabyibuka ko nabibabwiye, butike yo zifunguye umuryango umwe, 2, 3, 4, hanyuma bagabana abakiriya barimo kwinjira. Aba bakiriya barabagabana bakabasaranganya, ariko iyo hagize abafunga 2, iyo bafunze babahaye abakiriya abangaba 2 bafunguye. Niyo mpamvu mu murimo w'Imana nta gasigane kabamo. Iyo umwe ashize mikrofone hasi yifatire wiririmbira umwihorere. Nibatinda kuza kurepeta, we uze wirepetera ubihorere, kuko batazi ibyo barimo. Buriya hari abantu baba mu bintu batazi ibyo barimo. Bagenda bahuzagurika gusa batazi ibyo barimo, bakibwira ngo nukuza kurepeta gusa. Ejo nababwiye amagambo nuko mutakurikiranye. Nababwiye ngo Imana yaravuze ngo mujye muririmba ku buryo Imana yumva indirimbo zanyu ikanazemera. Noneho rero hari abantu bamwe baba mu bintu batabizi. Yukinze umuryango abandi barinjiza. Iyo miryango yose yikinze hagasigara umuryango umwe, uwo wasigaye ari umwe niwo winjiza byinshi kurusha ba bantu bose bafunze. Nukuvuga ngo yo wasibye uba wihombeje umugisha w'Imana. Iyo utabonetse muri repetition ntibakakugireho n'ikibazo, ubwo nyine ntabwo ubuzi ibyo urimo, urahombye. Nababwiye ibyo guterana kwera ngo mujye mukunda guterana kwera, kubera ko habamo imigisha y'Imana.
habamo utuntu twinshi cyane tumwebwe mutajya mumenya, kandi ntabwo Imana ijya yitiranya amazina ngo izibeshye ngo David ni Loyizi cyangwa Loyizi ni David. Reka ntabwo bishoboka. Hari umuntu wajyaga akunda kuza muri nibature, kungira utuntu twinshi Imana. Hari umuntu wajyaga akunda kuza muri nibature, noneho akunda kuza muri nibature rero, kandi Yesu ngo yajyaga yirirwa yigishiriza ku musozi, bwakwira akajya ku musozi wa Elayono, ngo mu gitondo kare ngo akaza muri nibature. Hakaba rero umuntu wakundaga kuza muri nibature, noneho umunsi umwe ngo arwaye Yesu ngo aza muri nibature aramubura. Mwari muzi yuko Yesu ageza muri nibature? Abantu mutazi nibature rero ibanga ribamo, Yesu ageza muri nibature. Noneho rero kandi nasome mu byahishuriwe Yohana, harambwira ngo Yohana yabonye ibitereko by'amatabaza 7, ngo n'inyenyeri 7 z'ibyo bitereko by'amatabaza, ngo nuko ngo agiye kubona abona umwana w'intama w'Imana arimo kugendagenda hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza uko ari 7. Mbega mwari muzi ibyo bitereko by'amatabaza 7 byari byo? Ngo ni amatorero 7 yo mu Efeso, kandi ngo izo nyenyeri 7 zo kuri ayo matabaza ngo n'abamarayika b'ayo matorero ari bo bashumba bayo. Noneho rero icyo nshaka kuvuga aho ngaho ni iki? Nuko yo twateranya abantu bataza amabanga yo guterana. Nejo narayavuze, ibanga ririmo guterana nirihe? Nuko Yesu yaje aza mu itorero, aza mu iteraniro. Buriya Yesu ndamukunda cyane. Aho umushumba wanyu atari Yesu abahari. Agenda hagati y'ibitereko by'amatabaza 7. Impamvu aza mu materaniro Yesu ni iki? Ni ukugira ngo akore surveillance, aze kureba uko mbayeho. Yesu aza mu iteraniro kugira ngo yumve ibyifuzo byanjye. Yesu aza mu iteraniro kugira ngo akize abantu ibyaha. Yesu aza mu iteraniro kugira ngo akize abantu indwara. Yesu aza mu iteraniro kugira ngo arebe abashonji bari mu iteraniro. Yesu ajyaza mu materaniro kugira ngo arebe abantu bamukeneye. Yesu ajyaza mu iteraniro kugira ngo abyutse abahaguye. Yesu agenda hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 kugira ngo azatugirire neza. Niyo mpamvu ngiye nkunda amateraniro, kuko mba nzi neza yuko Yesu ari mu materaniro. Kandi ubwo yaje mu materaniro, ubu yamaze kunota ngo Pasteur Loyizi yandirimbiye indirimbo ya 57 mu gakiza. Ubu Yesu yabyanditse tayari. Ubu yanditse na kaga chorus nateye, ubu yanditse na twa tuntu twose nakoze, na ya majeste yose nahose nkora. Yesu byose yabyanditse. Rero ku munsi wo guhemba, mbega ibirenge by'abazanye inkuru nziza ku musozi ukuntu ari byiza. Ibirenge byanjye jewe Loyizi uyu nguyu, sinababwiye ngo ntabwo ndi umusazi nakorera ubusa. Ubu ibirenge byanjye n'amafaranga yanjye natanze yo kuri moto nza hano, ubu bamaze kuyandika mu ijuru. Nagiye kwa Mariamu icyo gihe muri 89, aratubwira ngo daye we, ngo mbese ngo mwagize ngo amafaranga yanyu mwayahaye abashoferi? Tuti none atoyaye, ati amafaranga yanyu nayo yazamutse yagiye mu ijuru. Kumbe amafaranga yanjye burya ntabwo ari abashoferi bayatwaye, ahubwo yazamutse yagiye mu ijuru. Ndavuga ni ye baba we, ntabwo wahora yatanga kugira ngo ahita ajya mu ijuru. Hanyuma akandi kantu nize rero, atubwiye ngo burya ibintu byose twikorera ubwacu nta mumaro bitumarira. Ibintu byose bitwishyiraho nta mumaro bifite. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo jewe ibiryo ndya byose binyura hano bikamanukira hano na hahandi muzi, bikanyura hano bikamanukira hano na hahandi muzi. Aratubwira ngo ibiryo bigira umumaro ni ibyo ugaburiye umukene. Ibiryo bigira umumaro ni ibyo ugaburiye umushonji. Imyenda jewe nirundanyaho, ibi byenda byose nirundanyaho by'amakote n'ibiki, umumaro wabyo uburangiye. Ahubwo umumaro ibyo mpaye abantu, amafaranga mpaye abantu, amakote mpaye abantu, amapantaro mpaye abantu, ayo niyo ngororano zanjye kuruta ibyo jewe nirunzeho. Ibyo nirunzeho nibyo nariye iwanjye nta mumaro bimaze. Njya nkunda kubwira abantu ngo numara icyumweru urya unywa iwawe nta mushyitsi ufite, uzamenye ngo waruhiye ubusa. Uzamenye ngo ibiryo byose uzarya mu cyumweru cyose, ukabona ukwezi kurihiritse nta mushyitsi uje iwawe ngo umugaburire ku biryo, ngo umuhe ku cyayanywe, umuryamishe ku buriri bwawe, umenye ngo waruhiye ubusa. Umenye ngo uruhiye ubusa. Kubera iki? Kuko ibyo uriye wowe ubwawe biba biheze. Ahubwo ibyo uhaye abakene, ibyo uhaye abashonje, ibyo nibyo bihita bizamuka bikajya ku Mana mu ijuru.
nagira ngo mbatangarize yuko mukwiye kumenya gukorera Imana. Nababwiye ngo gukorera Imana ntabwo ari ukuba pastor no kuba mwarimu, nta nubwo ari ukubwiriza ubutumwa gusa. Nkunda kubwira abantu gukoropa tuwarete hano mu rusengero ntabwo bihwanye no gukoropa tuwarete yiwawe. Kubera iki? Kuko tuwarete yiwawe y'uyikoropye ntabwo bakwandikira, ariko y'ikoropye tuwarete yo mu rusengero bahita bandika ko wakoze umurimo w'Imana. Hano mu rusengero iyo waje ugakoropa mwabanebwe mwebwe mutazi gukorera Imana, iyo uje ugakoropa urusengero rwa hano mu rusengero ugakoropa hano ntabwo bihwanye no gukoropa iwawe, kuko iwawe y'ukoropye iwawe ntabwo bakwandikira mu ijuru, ariko y'ukoropye hano mu rusengero mu ijuru bahita bandika ngo runaka yakoze umurimo w'Imana. Niyo mpamvu abantu bakwiye kujijuka bakamenya gukorera Imana. Ntabwo gukorera Imana ari ubupastoro, bamwe bajyaga banabirwanira batekereza ko harimo indamu, ariko ndagira ngo mbabwire yuko gukorera Imana biri mu buryo bwinshi. Rero hari umwarimu umwe yari inshuti yanjye twabanyiriya twakoranye umurimo w'Imana, yari yaravuze ngo jewe ngo sinshobora kuzamwibagirwa uwo mwarimu. Yaratubwiye ngo jewe sinshobora kwira ntabonye umuntu umbwira ngo Yesu aguha umugisha. C'est-à-dire yakoreshaga uko ashoboye kose agashaka umuntu uri bumubwire ngo Imana iguha umugisha. Yari afite akagare yagendagaho, nako kagenda yitwaga Chrysologue. Yari afite akagare yagendagaho, yahura n'umukecuru wikoreye udukwi, akamubwira ngo umukecuru zana nkwakira, agafata udukwi tw'umukecuru akadushyira ku igare akamutwara akamugeza aho agera. Yarangiza umukecuru akamubwira ngo Imana iguha umugisha. Iyo twajyaga mu nama yaravuga ati uyu munsi wa none ndabakoreraho umugisha, tutikagira inkuru, akatugurira za ji, akatugurira za fanta, akatugurira. Twarangiza kunywa tuti Yesu aguha umugisha, ati murakoze nicyo nashakaga. Yabura n'abana akabafata udufaranga akabagurira utubombo akabahereza, Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Yari yararahiye, yari yaravuze ngo ntashobora kurara atabonye umuntu umubwira ngo Imana iguha umugisha. Malheureusement cyangwa heureusement yaje kwicwa muri 97 abacengeze bamuteye urusasu hano ruhinguka mu mutwe ruragenda. Ariko impamvu muvuze nuko yabaye umugabo mwiza wanyigishije akantu keza kugukorera umugisha. Imana yo mu ijuru idufashe kugira neza no kugira ubuntu, ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Ibyo binezeza Imana. Iyo umuntu agize neza birayinezeza kuko mu muntu nta kiza kibamo. Ariko yo mu ijuru babonye umuntu ugize neza baratangara bakavuga ngo nukuri turumiwe. Mbega no mu isi habaho abantu bazi kugira neza. Kugira neza rero no kugira ubuntu ni ugutanga. Nababwiye ngo ukuboko gusabiriza guhora munsi y'uko utanga. Kandi gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Niyo mpamvu mukwiye gukanguka mukamenya gukorera Imana. Birya biryo byose mwariye mu gihe cyose cyashize byabaye imfabusa n'ukuri. Uraruzi iyo menya nkaba naraje mukangaburira abasabira umugisha, none mwarabiriye bimanukira hahandi. Imana yo mu ijuru bigishe gukorera Imana, mwigiye gukorera umugisha. Nababwiye umusaza umwe nasanze IKABERA icyo gihe muri 89, nasanze uyu musaza wijeya uresha nuriya mugabo ariko washaje akuze cyane, yari yambaye n'ingofero ndabyibuka. Hanyuma afata ibinika ajya kuvoma. Ibinika murayibona mwese. Afata ibinika ajya kuvoma. Agiye kuvoma abantu bose baratangara bamubwira bati vie musaza ugiye kuvoma nawe? Yagiye kuvoma kuri Tanganyika. Aho se ugiye kuvoma kandi abasore bahari kubera iki? Aravuga ngo no, bari abasore mubona bagiye kuvoma na ziriya mbaraga zingana bafite kuriya, bagiye gufata biriya bijerekani bingana n'imbaraga zabo bakajya kuvoma. Ngo buri Imana iratubara kimwe nuko nanjye ngiye gufata ibinika nkajya kuvoma. Imbaraga zanjye zingana n'iriya binika, imbaraga zabo zingana na biriya bijerekani. Twese rero Imana iratubara kimwe. Numva ndatangaye cyane, ndavuga ni kumbe hari abantu bazi gukorera Imana kuturusha. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Kandi ndagira ngo mbatangarize ko imirimo y'Imana ntabwo ikomeye. Iyo utanze uko ushoboye ntabwo Imana ibyanga, ntabwo ikuveba. Kinyarwanda kiwacu ngo ntabwo ikuveba, ntabwo Imana ibyanga. Nukuvuga ngo uko utanze uko ushoboye. Igihe kimwe umurimo w'Imana wari ugiye guhagarara IKABERA aho ngaho mbabwira. Aho ngaho mbabwira IKABERA hari umuhanuzi wamaze imyaka 24 atarya atanywa adasaza adahindura imyenda adaca inzara, igitambaro kitava mu mutwe, isaha itava ku gihe. Imana yarabihagarikiye aho yabihagarikiye abariko bikomeza kumera.
yarangirije urugendo hari igitaramo narabibabwiye ababyeyi babaga igitaramo baje hano mbizi neza habereye igitaramo cyabo hari abakobwa basaziye mu murimo w'Imana baragiye bakira abakobwa bajya mu mirimo w'Imana kubera kunezererwa cyane baragenda bakorera Imana bashiduka imyaka yarabarangiranye batagishoboye gushaka. Murumva ukuntu byari bimeze. Nagezeyo naye nafashe umwanzuro wo kujya kugumayo nanjye nasezeye iwacu hanyuma Imana ntiyabyemera. Nasezeye nuko naravuze nti umva ibyo mbabwira mwebwe ntabwo mushobora kubyumva ariko wenda uriya musaza wavuye uriya mugabo wavuye iriya ashobora yenda kubyumva kubarusha. Iyo wajyaga IKABERA ntabwo wifuzaga gutaha. Habaga igitaramo cyabaga munsi y'igiti cy'umwembe. Ntabwo washoboraga kuba muri icyo gitaramo ngo nugera ahandi hantu uzongere gufashwa n'indirimbo. Ubu gufashwa kwanjye biragoye mbabwire ngo kugira ngo muririmbe mfashwe birakomeye cyane. Warabaye mu gitaramo cy'IKABERA baririmbaga bakomaga mu mashyi ukagira ngo ni ibyuma barimo gukubita. Habaga ibintu biteye ubwoba bakubitaga ingoma y'umurishyo umwe ukagira ngo ibitangaza. Habaga umukecuru habaga umufurero kazi witwaga Royisi yavuzaga ipenda. Mwebwe ngo muzi kuvuza amapendo ntabyo muzi rwose. Iyo mbyirutse numva agahinda kanyishe n'amarira kenda kuza mu maso. Rero ntabwo twebwe tuzi gukorera Imana. Hari igihe umurimo rero wari ugiye guhagarara nicyo naringezeho. Noneho umurimo ugiye guhagarara Imana ibwira Mariamu uwo muhanuzi kuko yamenyaga ibintu bikomeye yavaga mu mubiri akagenda akajya gutambagizwa akajya kureba imirimo ikorerwa mu matorero no ku bantu. Nubwo ngo Imana yashakaga kumwereka ibiri bubere hano isejemu. Yaramujyanaga n'abamarayika babiri bamugendaga iruhande noneho bakamuzana mu iteraniro bakamubwira ngo ngaho tega amatwi wumva ibyo uriya mupastor arimo kuvuga by'ibinyoma. Tega amatwi wumva ibiriya bintu bari kuririmba uko bimeze. Cyangwa abantu bashaka kumutambagiza ngo bamubwire ibyo urimo bakaza bakaguhagarara iruhande n'abo bamarayika bakaguhagarara iruhande bakumva ibyo urimo kuvuga. Rimwe na rimwe ngo abantu bakenda kubasitaraho ngo akabaza abamarayika ngo ese abantu ntabwo barimo kutubona ngo bakamubwira abamarayika ngo iriya mibiri bambaye ntishobora gutuma batubona. Nukuvuga ngo dufite igikoti twambaye gituma tutabona ibiri inyuma y'umubiri. Kandi yaravuze ngo kujya mu ijuru ngo ni hano inyuma gutya. Hano murabona hano kujya mu ijuru nukuva hano uza hano. Nukuvuga ngo ni hafi cyane. Ni hafi cyane ni inyuma y'umubiri. Noneho baramubwira ngo umurimo wari ugiye guhagarara ngo ariko ngo hari umuntu umwe ugiye gukora umurimo hano agiye kuza ikintu ari bukore kiratuma umurimo w'Imana ukomeza. Umurimo wari ugiye guhagarara n'uwuhe no kwakira abashyitsi. Bakiraga abashyitsi bavuye impande zose bavuye imihana yose no mu bihugu byose. Noneho icyo gihe rero ngo umurimo wari ugiye guhagarara kuko ibiryo byari byabuze. Hanyuma baramubwira rero ngo hari umuntu ugiye kuza mu ijuru niko bamubwiye kandi uwo muntu ugiye kuza agiye gutuma umurimo w'Imana ukomeza. Noneho abantu bamwe ngo baravuga ngo buriya ngo agiye kuzana ishyo ry'inka. Abandi bati buriya agiye kutuzanira amadolari. Abandi batagiye kuzana imashini isike imyumbati n'ibiki. Bose bagira amatsiko. Iyo rero wazaga we yabaga yamubonye kare kandi atavuye aho ari. Aravuga ngo ngaho nimujye kwakira umushyitsi yaje. Hari hitwaga muri quartier d'Abera. Abantu bajyaga gusanganira umushyitsi nkiriya ku irembo bose bakaza ku murongo bakuramutsa. Usiko ngiye kubabwira amakuru murataha ubundi. Genda ndabona mutari butahe. Ndabona muteze amatwi cyane ntabwo muri butahe. Ariko turimo kwiga ijambo rivuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe. Kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Noneho bagira amatsiko. Nyamara buri ubundi pastor ntuze ukuntu nigisha. Ntubona ko nigisha nitonze noneho. Yaranzi David arazi ukuntu nigisha ndimo gusakuza cyane ariko mwebwe kubera ko numva nshaka ko bibinjiramo cyane nagerageje kuvuga buhoro cyane kugira ngo byinjire cyane ariko ubundi nzi gusakuza buriya. Noneho bajya kumusanganira rero. Bagiye kumusanganira nuko ngo babona raje ariko babona nta kintu kigaragara afite. Noneho baramwakira. Yo wageragayo rero wasangaga ibiryo bihiye isaha yose wageraga IKABERA ibiryo byabaga bihiye bakakwakira. Barabanzaga bakajya kugukarabya bakakujyana muri dushe bakakuhagira neza. Bamara kukuhagira neza ukaza bakagufungurira. Mwamara gufungura hanyuma bakajya kukwakira mu gitaramo. Yo bakwakiraga mu gitaramo wageragayo ukamera nk'ikigoryi. Baririmbaga indirimbo uzi ukayiyoberwa ukamera nk'ikigoryi ukibaza ni abamarayika bari kuririmba ni biki. Noneho baramwakiriye rero bararirimbye bageze mu mwanya wo kumwakira. Noneho bamuha umwanya rero wo gushima Imana no kuvuga iby'urugendo rwe.
aravuga ati maze imyaka 11 nifuza kuza IKABERA ariko ntibikunde. Ati ariko muri iki gihe Imana ifunguriye umuryango wo kuza. Ati kandi hari ikintu Imana yashyize ku mutima wanjye cyo gukora umurimo w'Imana ngeze hano. Nuko bose batega amatwi bati bagira amatsiko bati reka ture icyo kintu kigiye gutuma umurimo w'Imana ukomeza. Bagiye kubona babona akoze mu mufuka. Akoze mu mufuka azamuramo agatambaro gapfunyitse. Ako gatambaro aragapfunyura. Agapfunyuye bose bagira amatsiko batumenya harimo amadolari hari. Wabona harimo sheki izigiyemo. Hanyuma bagiye kubona babona agizatya akuramo urusindani. Arababwira turu rushinge nirwo Imana yashyize ku mutima wanjye ngo nzaruzane hano IKABERA, hanyuma rujye rutera ibipeso by'abantu b'Imana ibifungo, ngo hanyuma rudode n'impuzu z'abantu b'Imana. Abantu bose baratangara barumirwa bavuga bati urushinge urusindani nirwo rutumye umurimo w'Imana ukomeza. Muzi cyabaye amaze gutanga urwo rushinge, ibiryo byaramanutse mu misozi, ibintu biracika, ibintu birahurura, abantu bazana ibintu byinshi cyane biruzura. Habaye igiterane cy'abantu 600 barya baguma aho ngaho, barabagaburiraga bakaguma aho ngaho bakabuhagera. Iyo wabaginjije rero iyo wabaginjije baragenda gukicara bakakugaburira iminsi yawe yose yo kubaho. Ukibwira ngo nibyo sawa, ukicara bakumesera, bakugaburira, bakuhagira, bakumesera saa 7 nijoro, icyayi mu gitondo, ibiryo, waba umuswa ukazatahira ibyo. Iyo wabimenyaga ibanga rero nawe wahitaga winjira mu mirimo ukabafasha, ukagenda ugakorera Imana. Twavuye rero twarasobanukiwe neza gukorera Imana icyari cyo. Rero ndagira ngo mbatangarize yuko kugira neza no kugira ubuntu mudakwiriye kubyibagirwa, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvise neza yuko Yakobo nawe yabivuze ko Yakobo ukuntu twasomye mwene nyina w'umwami Yesu yavuze ngo ntabwo muzi yuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera kutagira imirimo kumeze nk'uko abadayimoni, ngo kuko abadayimoni nabo ngo bizera yuko Imana ari imwe rukumbi kandi ngo bakayihindira imishyitsi. Abadayimoni nabo bubaha Imana, barayitinya, reka barayitinya kandi bazi yuko ihari, bayizi neza. Aravuga ngo rero kwizera kutagira imirimo kumeze nk'uko Satani, kumeze nk'uko abadayimoni, no guhinda umushyitsi gusa ariko ntushobore gukora umurimo w'Imana. Ntabwo mwumvise yuko ngo Aburahamu sogokuruza nawe yatsindishirizwe n'imirimo, atatsindishirijwe no kwizera gusa. Ubwo Imana yamusabaga umwana wayo w'ikinege, ikinege umwe gusa rukumbi, hanyuma ngo yarangiza ngo akamutanga nezerewe, ngo bikamuhanirizwa no gukiranuka bigatuma yitwa sekuruza w'amahanga. Ngo ntabwo mwumva yuko yatanze hanyuma agahindukirwa umugisha, agahinduka sekuruza w'amahanga. Mbese ngo ntabwo mwumvise iby'umumaraya witwa Rahabu wacumbikiye abashyitsi abatasi, yarangiza nawe bakamuha isezerano ngo ntabwo uzapfa kubera ko wagize neza. Imana yo mu ijuru itugirire neza abantu basejema. Kugira neza no kugira ubuntu ntidukwiriye kubyibagirwa, dukwiriye kumenya gukora umurimo w'Imana ku by'umwete. Ntimukabibyangwe ngo mutekereze ko abandi ari bo babakorera, ahubwo namwe mukwiye kugira umwete wo gukora. Ejo ndumva kandi tuzitanga hano ejo. Gende kumva ejo dukwiye kwitanga Pasteur, kugira ngo numve ko izi nyigisho bazumvise neza. C'est vrai, kugira ngo numve ko inyigisho mwazumvise neza. Ejo mwese muzaze twitange, ejo mwese muzaza twitange kugira ngo ruya rusengero mbona hari ya ruzuzure vuba. Ejo ntimuzasibe. Ugomba za kwitanga ejo mwabona musibye, umva ntimuzasibe. Ntawe tuzitangisha ku ngufu no ku gahato. Umuntu uzumva bishoboye, yumva kwiye gukora Imana ntuzabikora. Ntavuga gutya ejo mukazasiba nkabura bo nigisha. Yesu atugirire neza. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Yesu abagirire neza, kandi umwami Yesu abaho umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Dukwiriye kumenya gukorera Imana, gukoropa ntibakagutange gukoropa hano, kwakira abashyitsi ntibakagutange kwakira abashyitsi. Kugira neza ntukabitangweho, ibitambo bisa bityo ngo binezeza Imana. Yesu atugirire neza. Mujye mwakira abashyitsi wanyu, akandi ntakwibagirwa nuko mukwiye no kujya mumenya kurinda ibyo mwakoze. Hariya mu Nyakabanda hari umugore umwe, uyu munsi wa none nta gihari, yagize gutya abona abashyitsi. Amaze kubona abashyitsi, muranyongera iminota nk'ingahe ko saa 2 igeze? Muranyongera cyangwa ndekeraho? Ubundi se ko ari mwebwe basangwa mukwiye kurambirwa mbere yanjye.
gusa ari ngewe namwe utahakure ninde? Gusa ari ngewe nawe witanze ninde? Ntabwo ari ngewe witanze cyane kubarusha. Sasa mupowe rero. Amen. 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 Haleluya. Niba ngewe nitanze kandi nkumva bikindyohe, ubwo mwebwe byabura kubaryohera gute? Noneho umugore amaze kubona abashyitsi arabakira, abatekera ubugari, abatekera isosi y'isambaza, arayikaranga neza, yarazi gukaranga. None igihe kigeze arabagaburira. Mu kanya kibagaburira agiye kumva yumva undi muntu arakomanze. Akomanze aravuga ngo ariya bashyitsi ba usiriya wenda mugirane. Ageze ariko ati karibu karibu bashyitsi, karibu karibu karibu. Abantu barinjira. Ageze aho arishasharika. Kwishasharika muri icyo Kinyarwanda ishiraho yigira ukuntu nyine ko kwishushanya. Aragenda arongera arasonga, arongera arateka, arongera arangije azana ibiryo ku isahani. Rero arangije azanira umushyitsi, wa mushyitsi wundi wa kabiri aramubwira ngo karibu umushyitsi, ngo ngwino mudusengere mudusabire umugisha w'Imana. Umushyitsi arasenga ati Mwami Yesu, ibyo kurya byazo umugisha ko bimenetse. Ariko aho umuye amaso abona biracyariho. Arangije ararya. Ubwo muzi cyabaye, muzi cyamenye ibyo biryo. Ni bya bigambo yavuze. Ni bya bigambo yavuze ngo ariko abanabo abantu rero batazi. Hari abantu batazi kurinda ibyo bakoze. Hanyuma birariwe ariko byamenetse. Umugabo umwe yigeze kubona abashyitsi, nawe mwumve yigeze kubona abashyitsi, ntabwo mbatindira muhumure. Yigeze kubona abashyitsi, none abonye abashyitsi arabakira. Amaze kubakira, igihe cyo kuryama kigeze, hanyuma umugore ajya guhoza umwana. Agiye guhoza umwana arimo kumurirana, wa mugabo aragenda ajya gusasira abashyitsi. Aragenda arabakira, arabasasira. Amaze gusasira abashyitsi rero aragenda naho umugore ari. Aragenda, madam, ariko we wahite ni gutege umuntu w'umugabo ngomba kuza gusasira abashyitsi naho uraho ngaho? Naho mudamu, none se mutware kubona naye ndimo guhoza umwana yari yananiye, wagira ngo bigende gute? Kaya madam, ntuzongere rwose, ntuzongere. Ndati rwose ntabwo nzongera mutware. Hashize iminsi mikeya rero aje IKABERA nawe. Ageze IKABERA kwa Mariamu aramureba ati daye we, ati mbega ukuntu wari wabushashe neza, none ukaba wongeye kubusandaguza. Muzi cyabusandaguje? Ni bya bigambo yabwiye umugore we. Biragenda bifata uburibwe urabusandaguza butera hejuru. Murabizi ko Yeremiya yahanuye mu bice 3:24 havuga, soma twumve mama. Havuze ngo iki? Yeremiya 3:24. Biteye isoni byari imirimo y'abadatuye kera kose, none twiryamire dufite isoni kimwaro cyacu bari cyo twiyorosa. Kwereye kera kose tutari twumvirijwe ry'Imana. Wasomye se? Soma vuba. Hari ukuntu abantu bakora ntibamenye kurinda. Yeremiya 3:24. Haravuze ngo ariko ibiteye isoni byariye imirimo y'abadata uhereye mu buto bwacu, imikumbi yabo n'amashyo yabo, abahungu babo n'abakobwa babo. Amen. Twiryamire dufite isoni, kandi ikimwaro cyacu kibe aricyo twiyorosa, kuko twacumuye ku Uwiteka Imana yacu, twe na ba data, uhereye mu buto bwacu ukageza none, kandi ntiturakumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Amen. Kandi ntiturakumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Ibiteye isoni bijya birya imirimo. Hari ukuntu abantu bakora imirimo barangiza bakayangiza. Ariko mwebweho bantu basejemu, mukwiriye kumenya kurinda imirimo kugira ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Mukwiye kumenya kubirinda ibyo mwakoze, mukwiye kumenya kurinda indirimbo mwaririmbye, mukwiye kumenya kurinda amasengesho mwasenze, ntabe nk'isabato y'abadive cyangwa nka mwezi Ramazani. Mukwiye kumenya kurinda ibyo mwafashishije abakene, kubera ko nimutabirinda muzajya mubikora bijyemo inenge n'ikizinga. Kandi mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana, Yesu yigeze avuga ngo umuntu wese uzaboneka muri ubwo bukwe bw'umwana w'intama w'Imana yambaye umwambaro urimo ikizinga. Yo bavuze ikizinga mu rurimi rw'Ikigiriki ni kariya kadomo ka i bakita ngo ni iyota, kariya kadomo ka i. Umuntu wese uzaboneka mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana umwambaro we uriho iyota.
umwambaro we uriho akazinga kangana n'akadomo ka i, ngo bazamufata amaguru n'amaboko bamujugunye hanze hamwe n'indyarya, ngo niho bazaririra bakahekenyera amenyo ku manywa na nijoro iteka ryose. Ni ukuvuga ngo ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana buzatahwa n'abantu bambaye imirimo bakoze. Ni ukuvuga ngo nitudakora ntabwo tuzabutaha. Ndarangije, hari abantu bari bagiye gutaha mu giterane, bari bagiye kujya mu giterane, ngiye kurangiza. Noneho ahantu bagombaga kujya mu giterane ngo bagomba kwambuka uruzi. Urwo ruzi iyo bamaraga kurwambuka, igiterane cyari hakurya y'uruzi. Noneho ngo bagera mu ruzi, uruzi rukabarwanya. Uruzi rwabarwanya, noneho bakarwana narwo, bamwe bakambara imyenda yabo bakayambukana, bagera hakurya bakayikamura, barangiza kuyikamura bakambara bakajya mu giterane. Abandi bagera mu ruzi, uruzi rukabarwanya, rwabarwanya bagakuramo imyenda yabo bakajugunya mu mazi, bakambuka bambaye ubusa. Bagera hakurya kuko bambaye ubusa bakananirwa kwinjira mu giterane. Uko niko abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kubera ko batarinze imyenda yabo. Mu byahishuwe Yohana 15:16 haravuga ngo dore ndaza vuba, hahirwa umuntu b'amaso akarinda imyambaro ye, kugira ngo atazagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ngo ibateraniriza ahantu ho mu ruheburayo hitwa Harimagedoni. Ni ukuvuga ngo mu byo dukora byose rero dukwiye kumenya kwambara, tugakorera imyenda tuzambara, kuko nta muntu uzajya mu ijuru yambaye ubusa. Hari abantu bamwe bajya bavuga ngo bazajya mu ijuru ngo bameze nk'imishibi ikuwe mu muriro, bashaka kugaragaza yuko imirimo yabo izashya, ngo hanyuma ngo bo bakajya mu ijuru. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko nta muntu uzajya mu ijuru atarakoze umurimo w'Imana, atarakoreye Imana, kuko ntushobora kujya mu ijuru wambaye ubusa. Bamwe bajya bavuga ngo none se ngo cya gisambo ngo hari imirimo cyakoze. Yewe urabyitiranya, ntabwo uzi ibyanditswe. Igisambo kimaze gukizwa cyahise cyambara umwambaro w'agakiza. Cyahise cyambara umwambaro wo kugatanga ka mbere, gihita kinjira mu ijuru. Ariko weho warakijijwe, wamara kwambara umwambaro w'agakiza ukawanduza, ntabwo wajya mu ijuru. Kandi warakijijwe ntukorera Imana, ntabwo wajya mu ijuru, kuko abanyabute ntabwo Imana ibakeneye mu ijuru. Turagomba gukora, tugakorera Imana, tugakora umurimo w'Imana, kugira ngo tuzabone imyambaro tuzambara, tuzaserukana mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha cyane. Mukwiye kwirinda kugira ngo n'imyenda yanyu mutazata muri iyo nyanja. Iyo bavuze inyanja baba bavuze isi. Imvugo ya Bibiliya irakomeye. Utazata imyenda yawe mu isi ariyo nyanja, ahubwo ukwiye kuyambukana kugira ngo uzajye mu giterane cy'iteka ryose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi umwami wo mu ijuru abagirire neza. Mwagize neza gutega amatwi. Kugira neza no kugira ubuntu rero ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kandi nimumara gukorera Imana mujye mumenya kurinda ibyo mwakoze, mumenye kubirinda kugira ngo aduye umwanzi atazabyangiza. Utazaruhira ubusa kuko biteye isoni byari imirimo. Nutanga umwenda ukawugerekaho amagambo, abadayimoni bazayarya, bazawurya, uzaba imfabusa. Nugaburira umuntu ukagerekaho amagambo, bizaba imfabusa. Nusenga amasengesho y'iminsi myinshi warangiza ukiyemera, bizaba imfabusa. Nuvuga ngo ningiye muri ibyo uzi kuririmba nyine, bizaba imfabusa. Dukwiye kumenya no kurinda ibyo twakoze. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha cyane muri mugoroba, kandi umwami wo mu ijuru abagirire neza. Twige gukorera Imana, twige gukora neza, aho kugira ngo tugire kwizera kumeze nk'uko abadayimoni. Abadayimoni nabo ngo bahinda umushyitsi bakizera ko Imana ari imwe. Rero tugomba gutandukana n'abadayimoni. Niba twizeye Imana dukwiye no gukora imirimo y'abantu b'Imana. Ntabwo igiti cyerera indani, ahubwo cyerera hanze, abantu bose bakakibona. Rero Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Ubu kandi ndabona harimo abantu batsinzwe n'ijambo ry'Imana. Hari igihe abantu baba batazi gukorera Imana neza, bimwe barabikoreshejwe n'ubujiji, abandi barabikoreshejwe n'ubutamenya, abandi barabikoreshejwe nuko batabyigishijwe. Rero tugiye guhaguruka hanyuma badusengera Imana, twinginge Imana kugira ngo twigishe tumenye gukora umurimo w'Imana neza. Muhaguruke dusenge. Hadusaba umushumba wanyu yigire hino azasenga Imana n'ubundi. Mana ishobora byose, muri uyu mugoroba buri wese yumvise ijambo ryawe kandi dutsinzwe naryo. Turakwinginze tweze kandi udutunganye. Twakoze imirimo ariko ntitwamenya kuyirinda.
babarira aba babyeyi, abagabo, abasore n'abakobwa. Dukureho ibyaha twakoze bitandukanye. Turatsinzwe n'ijambo ryawe muri uyu mugoroba. Tugusabye imbabazi. Reka amaraso ya Yesu aboneke kuri buri wese. Uhereye none turifuza kuba ibyaremwe bishya. Turagushimiye ko utubabariye, twambike imbaraga zawe, tuyoborwe n'umwuka wera. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.